numva nagenda gusa komve ngo ndishimye tugenda nkwerekeza reka ibyo ngibyo ego mama icupa ryarananiye sheri nawe ubizi ko ryananiye ko ariko sheri njyewe ubu buzima mbayemo ngenda burambiwe pe nukuri kose ibi ngibi ngenda ndumva mbirambiwe none ushaka gukora iki kubaho ndi imfungwa nta gaciro ngira mu rugo ibi ngibi ngenda ndashaka ko bihinduka nyashaka kuba mu buzima bwo nahozemo kera mutaraza nibwo nifuza kuba murebe nawe ugenze none se nk'ubu yenda reba nka Jolie nta kintu atakoze sibyo none uragira ngo uyu muhungu tumusige muri iyi nzu tugende oya ntakoze gusuzugurwa n'umwana ungana kuriya oya kiriya cyana sindi kintu numvaga ibintu cyankoreye ejo bundi agatuma ndira kuriya njye wakihuruje yamenye nkakicara mu nzira reka nkubwire njyewe ibyo ngiye gukora bindekere mu maboko yanjye ni njyewe ubizi ngiye kubyitaho ariko ikibazo cy'ubuzima ntabwo nifuza kubugumamo ushaka gukora iki bindekere mu maboko yanjye gusa ubuzima ndashaka kubuvamo ikabiremo we ntakongera kudukorera iki mama murapanga kudukorera iki byose ni byinshi nshaka kuzagukorera muri ino minsi ubu se wankorera iki uzi uwamburanye ikigo uburyarya bwanyu muhora erega narabavumbuye ntabwo muzongera kuryarya nk'uwo mwangerera kera umva Jolie yenda barakuryanye pe none se hari ikintu yenda wigeze uburaho mu buzima bwawe uvuge ngo mama wawe bumuranye iki ariko ibyankoreye byose wabikoraga mu mitungo ya data ntabwo wabikuye mu maboko yawe ariko iyo mitungo uri kuvuga imitungo ubundi imitungo nyabake ariko nuko utazi ibintu mbitse mu mutima wanjye byanga byakunda n'ubumenyi uzankunda kurukundo si mama muriteganyiriza se ubundi se mwabuzwa n'iki kuduha icyo dushaka hano ko ari mu rugo rwa data ubwami bwanyu mbamara n'ubundi muri abarozi mwe babiri umva mwawarwa mutundendagiza ndi kera ntaramenya ukuri kwanyu erega amaze kubavumbura nta kintu mwampishe ubu ngubu ariko Jolie sinubahirije amategeko ya musaza wawe sinubahirije hari ikintu na kimwe ntigeze nkora muri uru rugo ibi byose sinabikoze se waje ugasanga birimo ibyo birabareba none mukagenda mukamfata nkaho ndi ikintu kigicibwa mu rugo mu muryango ndi umuntu ibi byose nijye wabikoze erega umenya ko mwembi babiri muri abarozi nta muntu wabishinga muri abarozi sinzi n'igikiro nabashiramo nk'ubu ureba igihe umaze nturera ngewe nta kintu mburana utangira kwiga ishuri ukarenda w'umwana buryo none ngiye mbaye umurozi none byanga ibyo wankoreye byose y'ukuri uzicuza ibyo wankoreye byose wabikoreye mu mitungo yacu ariko birasa nkaho uburozi tugira butica kuko iyo ubuza kuba bwica ntabwo wakambwiye gutyo nabuguhereza bari murashaka kutwica nta kese ngenda birambiwe ariko abana b'imitsi barasuzugura ko rero umwana wo mu gihe hose uburozi nta umwana ndamukunda pe bameze bite cyane none se ikintu ngiye nibaza nk'ubu ngubu Paul aba yagiye koko umuntu amushaka ngo adufashe imirimo umuntu yigiye no ku kazi ariko aba arangaze rero bro bimeze bite umvaze ndashaka munegurira umunsi mukuru we
wagize anniversaire se iki wagize anniversaire anniversaire yambabari yagiye none no kuza kunsura hano uri kumva nshaka ikirori hano tugikore uri kumva urumva dutwike ese mane ko umurwanya cyane arega nje nuko mbanzi yuko igihe cyose abeshya uravugisha ukuri jembeshya akarori mwese uzakomeza wizere ibyo kikubwira ndamuzi mbona nari igoma tubona hari icyo ntwara ahubwo ndashaka munkore dutwika twiyunze mana uzakomeza umushyigikire ngiye ibintu bye ngenda muzi neza uzajya mirwa ibintu azaka kubeshya hako kucyurwanya mana ageka kundwanya koko atangenda kwene wowe mutandukanye kuri mana nta mutandukanye agobu nandwanya kandi mu byawe ariko ndashaka rori hano ikomereza ibigendere ubona nandwanya rwose asabe bamaze kimera sha wowe uzajya ukomeza wizere ibintu akubwira ndamuzi arabeshya no kuva na kera anje mbona nari birya hajya ntago ari umuvandimwe wawe usura muyoboye n'ubwo bwa mbere kimbona ako mane yanamwe reka tutegereze niyo tuzabibona semani akasikahora kayobeye akayega sinko ndimo se hano ko wasohoye imyenda y'ugufura ugasigira ingimbu njye nasohoye isa nabi nasi urabona itasa nabi isa nabi gute se kandi iyo myenda uyambaye rimwe oya ntabwo tuzajya dusubira mu myenda uyifure cyangwa uyigure ariko ibi ni biri kunkorera koko none si akazi kawe urashaka ko uzajya dusubira mu myenda nshuro eshatu imyenda wambaye rimwe ntabwo nasubira mu myenda kandi uhari semani twari kijora baba gusubira bingana bite rero nk'ibi byenda byose ndi gufura rero n'ibindi yarazanye buri kintu cyo ndindiriye kuko umva ubura bizashira bizashira ryari ko ryo mubwira ngo tugende ukanga ubura ni ukuri byihanganire Nihangane kugeza bigiye ryari gushira oya. bigiye kurangira ni ukuri sibyo ihangane birarangira rwose ni igihe gitoya sibyo ndakwinginga sibyo nabirebaga uburyo cyagusuzuguyemo ariko mbabarira byihanganire sibyo kandi bizashira sibyo ndagukunda ihangane sibyo so Amezete tapo ese ko nabonye uhugiye mu nzara mu bikira urebye akamufi nari ndimo ariko ntabwo byari ibintu bikaze nyine usanze nkarangije ako nyine biragenda tu nanahe simani buri ubona ukabona Paul atagiye gusazwa n'uriya mukobwa koko shaka gusa nyine nanjye niko mbibona tu kandi nabonye nta n'ikintu wakora ngo bimukure biriya bintu bimaze kurenga kabisa kuko ndabifataga nyine numvaga ariko ari ibintu biri aho ngaho gusa nyine nkabona rwose tutabihereza umwanya cyane pe gusa nyine wenda njyewe icyo mbona reba kuva cyagiye mva mu mahanga kugeza na n'uyu munsi twagerageje kumumubuza ariko biranga cyane icyo mbona ni ukumureka tu kuko nta kintu wakora mbona bahararanye cyane nta kintu wakora ngo urumukuremo ariko ikibazo nakamuteye na courage ahubwo ikibazo cye bambona afite imico mibi bambona ntazi ukuntu ameze kabisa afite ibibazo byinshi kabisa imico ye mbona idawitse pe akabura ni ukumureka nyine uzamureka nyine se wowe reba ugiye waze ntabwo umuzi isuzi ukuntu ateye ndamuzi
cyangwa ngo nyine reka ngere nigire mu mujyi ubwo ningaruka turaza kuvuga kanitunganya ahubwo se karagatekereza narindoze ese uranzanira ka kantu mana akaheze kawe noneho mwaka byaramo sema ntari ubwo komeza ndaza kukakwandikira muri SMS. okay Mariya na Ngabo wabahaye igihano. Umva biranejeje umva sinzi ukuntu nabikubwira. Ese ubundi wabitekereje nuko utabizi narasohotse nahindagena nishinye icyaha narabakanze ndabakaruma n'abasore nabona ukuntu nabakanze numva birandenze nasa buriya wabitekereje ariko nabikoze buriya byari bimwe byari biri ku mutima cyangwa ibintu by'imikino byari biri ku mutima habuze umuntu ushaka kugukandira mu bintu byanyu bizi neza ko ari byo wanyu ahubwo ngiye ikibazo ufite n'ikibazo kimwe kandi tugomba kugikora tukagitunganya njyewe numvaga wajya kubasaba imbabazi asubwo nasaba imbabazi mereye uzi n'ukuntu nabihimiwe cyagiye mbirukana nyine uzi impamvu ari kujya gusaba imbabazi kugira ngo tujye tumenya ikintu cyose bakora cyatugirira nabi kubera ntitubazitiramo hariya mu nzu bazajya babona ko tubanga ariko nitubagusaba imbabazi tukabereka ko turi kumwe bazisanzura icyo bazajya babwirana bajya bibwirana ntacyo tukita kitugeraho cyangwa kugira ngo tubareke bameze kuriya twaka tubasaba imbabazi babone ko turi kumwe urabyumva rero ibi biragoye ntabwo bigoye mana wegenda basaba imbabazi kubera njye ntabwo najyayo ntabwo nabasaba njye imbabazi wowe wagakwiye kugenda ufukame urire mbega ubereke ko ufite ikibazo ubasaba imbabazi niba kubabarira basabana ko turi kumwe ntaba ariko nibabona tutari kubasaba imbabazi nyine ntabwo batubwira amakuru yose akamubwira ijoro ndagenda basaba imbabazi ariko nubwo nagenda ntabwo bigoye tugomba kubikora niba tutabikora ntabwo tuzabona icyo dushaka kandi mu mutima birimo birangira cyane mu mutima kuba ugenda uzi ukuri kose uzi ibintu ko ari ibyawe ariko ntacyo kuko nzi icyo nshaka ndemera ngende gupfukama iruhande basaba imbabazi babone ko turi kumwe ariko gahunda ni yayindi nyine gahunda ntabwo nawe n'ugenda ntuyibagirwe ugomba kugenda nyine ugasaba imbabazi nawe hari bibisi nta kibazo nta nibi wawe nimugoroba ndabikora ntawasere ngende tu ndabikora rwose wayo ushituriye niyo ugiye bite kubera biteguye ibintu byose niteguye nyine ugihagarare twajya mu gisura umwana mwami se kinge gusura shiri wanyu sinzi gahunda mufitanye ahantu mujye gusohokerana wasanga isi ugira ishyari twebwe nta shiri ugira oya nta shari ashari njye nanjye ntabwo nanjye umushinga ndamukunze kandi ndamushaka nuko hari byinshi nkiri guhugiramo cyane mu kimana nzaba mbijyamo nanjye ibintu se urabibikira ntabwo wagaje ntawe nabibika nta kibazo kuko nawe wihuta se ubikore hano nyine mu buryo bwo kubisanga yahaha gende ndabikora
none se uri mu mutima shamba ni kuri abantu nako cyako baranyambuye rero umve ngo baranyambuye nabuze n'uburyo ndi bwakire shiri wanjye ese utarabigenza mutima yewe ndabona sha sinzi impamvu ese se wakunda gupupa cyane mwana ntabwo wacuruza udakopa mani ntabwo bibaho rwose reka ariko ubwo sheri wawe ari buze kugusura sha byore byanteye ibibazo ngaraza ariko sindi bubone uburyo mwakira ariko njyewe hari agatekerezo ngize kahese sha ari ukuntu nshobora kumuganiriza neza ibyo bindi uri gutekereza agahita abyibagirwa uburyo waganiriza umuntu ku buryo birangira namwakira iyi njye mfite uburyo nabigenza wajya ureka kubeshya mani kavuga ahubwo se numva ari no gukomanga ahubwo se numva ishara ari gukomanga uzi gute nimba ari yose basinze reka turebe karibu karibu sheri umeze ute se sho karibu cara aho ngaho nta kibazo none se shami meze neza bandi mu banyamadeni bara ko nanjye se mani yumva nshaka kumuganira azego cyangwa ikibazo muganirize biremewe baby none se ni sawa meza ko mwari mutinze se kuza kugusura aya ntabwo ari cyane yari yarambuje kuza okay nanjye reka mbareke mube muganira nta kibazo kavuye yareka mbe ngiye Sheri ndabona barakubujije kuza si wowe se ntabwo sese wanze kumva gusura narakubujije utambeshye wageka kumbeshyira koko cyangwa shani musaza wawe wakubujije kunsura kwe umusaza wanjye se yambuza ati uzi ko wagize uruhare ku buryo nzabifite wabinteye niho wabishyizemo umutima wo kuza kugira noneho ubu ngubu iyo ataba we ntabwo uba wasa nari kuza uyu munsi nari kuza ubutaha ariko umunsi ntabwo nari kuza ntabwo yambuze ariko uzi ko nagukunda nibyo se we ni amakuru ufite ashana abonye na musaza we nta kibazo cyane n'umusitari rwose nabonye ari umwana mwiza pe ntari bibi ashiri nyine nayo nanagukumbuye pe ni ukuri nibyo sana ako shiri wallahi wambaye neza ni ukuri ku mwana wallahi nibyo sana ahubwo ntukwita nitaya mu rugo direct aka kanya se uragiye kandi none se simubaye se niwe narayisura ndakubonye ibintu numije ibintu nari numije ngo mwakire nta n'amazi wanzaniye njye nari mbitumije ku muhanda ntabwo nyine sheri nta kibazo ntanaguherekeza ariko waza no kugaruka tukabisangira sibyo ntaribyo wenda tuzagira ariko nyine ugaruke nabinywa njyenyine njye nonyinishe nabinywa nabiguza yanjye ikintu cyari kinzanye ni ukubasaba imbabazi kubwa imitima itari myiza n'abetse umwana mu rugo ntabwo agakwiye karihaguruka ndizera ko imbere yanjye uwo mwana ndizera ko niba usabwa imbabazi mu mutima ndizera ko nta kibazo gihari ndizera ko wumva ubuvuzi Karisa njyewe rero nakubabariye kera ni ukuri pe nta kintu wakora ngo kimbabaze kuko uri umuryango wanjye uri amaraso yanjye sibyo ni ukuri pe njye nta kibazo
ndizera ko wasigaye Jolly ariko ubwo ari we mukuru ukaba uje gusaba imbabazi ndizera ko nta kibazo niba wumva nta kibazo bifitanye nawe no gukamura Kalisa ejo tuzaganira ku kibazo cy'ababyeyi banyu sibyo byose ejo tuzabiganiraho njye nawe dushaka kubabwiza ukuri byose byagenze ko bimeze mu buzima murakoze ngiye mu kigare